nagira ngo mbanze mbashimire mwese ari abanyarwanda bavuye hirya no hino kugira ngo duhure tugire iki kiganiro. Ndi buze kukigira ikiganiro, ntabwo ndi buvuge disikuru. Ibyo nza kuvuga ndabivuga mu magambo y'ikiganiro, ariko nagira mushimire n'abandi batari abanyarwanda cyangwa bataraba abanyarwanda ariko b'inshuti z'u Rwanda, kuko kubiba nibabyifuza birashoboka. kugira ngo inzira turimo Rwanda ariko nagira ngo mbere kuvuga kwiga icyo bivuze bitanga ubumenyi ukabuheraho kugira ngo ugire ibibazo ukemura. Nicyo abantu bigira, ni nacyo batandukaniraho n'izindi nyamaswa. Wiga ngo ugire ubumenyi, ushingire ku bumenyi, ukemura ibibazo duhura nabyo nk'abantu muri iyi si. Umuganga yiga ubuganga kugira ngo ashobore kuvura indwara, ntabwo ari ugutera indwara, ariko ababishoboye mu bumenyi kuko abyumva ashatse yazitera abantu, ariko icyo babikora ni ukugira ngo ahubwo barinde cyangwa bavure indwara. Umuntu ntazi kuvuga gusa ngo abantu baravuga, abantu bavuze, uvuga iki? Uvuga ngo abandi bavuze, uvuga wowe ukora analysis yawe. Mbere yo kuvuga ngo abandi baravuga, mbere wowe vuga icyo uvuga, wowe ni iki, wowe icyo uzi ni iki. Nabo bandi icyo bavuga kandi mbere yo kugisubira mu gisesengura umenye ukuri kwacyo. Ikibazo mu bibazo bindi u Rwanda rufite kandi gishobora kugikemuye, gishobora kudufasha, ni ikibazo cyo guhitamo. Tugomba guhitamo nk'abanyarwanda, guhitamo muri rusange, tugahitamo aho twifuza kuganisha igihugu cyacu nk'abanyarwanda, tukacyumvikanaho, tukaba ari ikintu twumvikanaho ngo turifuza kukijyana ku giti cyabo. Ku muntu ku giti cye agahitamo uruhare agomba kugira muri iyo nzira yo kugera aho tuganisha. Naho niba ari iby'ibitekerezo by'abantu intellectuals bashobora kuza hano bakatubwira amagambo bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba, barabishoboye rwose, barahari benshi. Ariko muri ibyo byose uvuga, wahisemo kuvuga uti nibyo ngiye gushingiraho, cyangwa wahisemo kuvuga uti ndabishingiraho kandi nubaka kiriya gihugu cyawe. Abanyarwanda rero kugira ngo tuzave muri buriya bukene, muri uyu mwiryane no mu bindi bibazo byinshi dufite, tugomba kugira icyo duhitamo, tugahitamo umuntu ku giti cye, agahitamo abanyarwanda tugahitamo. Niba tuvuze ngo icyo tugiye guhitamo mu Rwanda niba ari uburyo bwa politiki, duhisemo kuba ko tuzaba twireba nk'abahutu, nk'abatutsi, nk'abatwa, bikagarukiraho, cyangwa akaba ari byo bidutera ishema. Uko guhitamo mwebwe abanyarwanda nabyo muzabihitemo. Icyo gihe niba mwanahisemo, n'ingaruka yabyo ntabwo izabahungabanya, kuko muzaba mwabihisemo, muzabyemera. Ni nk'ukuntu umuntu ahitamo kwiyahura, ubuzima bakabutanga. Niba muhisemo kuvuga ngo
reka twigumire mu bukene kubera ko bituma abantu batugirira impuhwe bagahora badufitiye imbabazi, akaba ari icyo duhisemo. Ingaruka zo guhora twibereye abakene ubwo tuzazemera n'iziza duhore turi abantu b'Imana n'abagira neza, abantu batugirira impuhwe ni uku twibereho. Ikibazo cyo guhitamo, tugomba guhitamo. Niba tugiye guhitamo guhora mu mutwe dutekereza umuntu wari umuyobozi atakiri umuyobozi agahitamo kuva mu gihugu akagenda aterwa ashishimura inyandiko avuga ko igihugu ari kibi kubera ko atakiri minisitiri cyangwa atakiri mu nteko, cyangwa akaba ari we twirwa dushyizeho, twirwa tureba, twirwa duteze amatwi. Iyo ni choice yanyu, ni gutoranya kwanyu muzabitora. Buri kintu ariko mutoranyije gifite ingaruka yayo, kandi mujye muyitegura ngo ingaruka yo niza tuzayemera. Iyo watoranyije, iyo wahisemo ubyemera, ingaruka z'icyo wahisemo ntabwo zikugora. None ashaka kugira ngo banze ingaruka kubwira abanyarwanda dutoranye, tujye dutora. No mu gutoranya abayobozi aba ariko muzajya mubigira rwose. Ariko noneho baragira ngo nakugira ngo muri uko gutoranya mujye munagira hari n'ingero abantu baheraho. Nimushaka munahere no muri ibi bihugu mubamo, amateka yabyo nizeye ko mugomba kuba muyazi, murahaba ariko nizeye ko muzi n'amateka yabyo. Aba bahize igihe banyura mu bihe bitaboroheye, haba abayobozi beza, haba abayobozi babi, haba ibikorwa baricana, bitana amazina, bakora ibyo bakoze ibyo ari byose. Bigeze aho intambara barwanye, barazirwanye kuturusha n'ubundi batuvugiriza udurumu turwanya intambara, aho barazirwanye kuturusha, zarihuye n'abantu barutaho abazwi n'ahandi, barazirwana barazirangiza. Nyuma y'izo ntambara bahitamo icyo bagomba gukora. Bahitamo bo bahisemo bararangiza, niyo mpamvu bagezeho. Nimunabana hano mujye mwibaza mutari ko abangaba ibintu babigezeho, ni ibintu byavuye mu ijuru biraza bikubita ahangaha. Ni aba bantu babikoze bati, niba ari na byiza munabyigane. Ikibi cy'abanyarwanda ni uko bigane bibi gusa, bigane bibi ntabwo bigane byiza. Uwakwigana byiza biri hano abantu bari hano turi mu Burayi, hari ibyiza. Ibyiza bo bahisemo, baravuga bati nibe tugiye gukora, barabikora. Nyuma y'izo ntambara zose na bya bindi bavugaga abantu ba diaspora baje bagasanga atari byo, sinzi baje kureba niba bitabaye koko ko Kigali ari abantu ba metero 3 n'izirenga gusa. Muri Kigali n'uwa metero 1 afite uburenganzira muri Kigali. Abantu babihindura ikirego ndetse n'abantu bakajya kureba niba atari byo ubwabyo.
mu mutwe w'abantu bavuga ko bakwiye kujya kureba niba bitabarira, ariko ibyo bijyanye na politike na mbere hose yishe igihugu. Abana bivuga ko ababyandika babihindura ikibazo kugira ngo n'abantu bajye kureba niba atari byo, ahubwo nuko batari bamenyereye abantu b'izo metero bari barabamaze cyangwa bataragomba kubaho. Politika turiho ni uburenganzira bwa buri muntu wita mu Munyarwanda. Jye n'abandi bashaka kwita Abatutsi cyangwa Abahutu cyangwa ibyo birabareba, ariko bibike mu mutima we. Kujya kubisohora ngo bishyire hanze ujye ngo kubera kuri iki ntushaka kiriya, bituma kurwanya. Ibyuko mu mutima wawe byaguha ishema ukarara wishimye kuri iki n'iki cyangwa iki hose, ngero uba nawe nabipfa nawe. Ariko usohotse hanze ukajya muri ya Kigali ukajya kuziza umuntu kubera ko umubonamo ko atari kimwe nawe, ubwo urashoboza intambara tugomba kurwanya. Ugushaka uburenganzira, ugushaka ineza, ugushaka kubaho, menya ngo ni ko n'undi abishaka, kandi kubimwemerera igihe nawe atakubangamiye ni inshingano ufite, ni ngombwa. Aho mugenda hose Abanyarwanda mugomba kwiga gukopa ibintu. Njye nkigera mu Rwanda kera ntarageramo, ntaga numva abantu kumva abantu bavugwaga icyo gihe bakize, abandi bakatubeshya ko bafite n'indege zikuye bagenda, ariko aho ngereyemo hari kumva bagiye Burayi, bagiye muri Amerika, bagiye muri Aziya, bagiye Japani, baje. Ngeze mu Rwanda ikintu cya mbere nabanje kwibaza nabwo niko aba bantu nayaga numva bari no mu buyobozi, bari abantu bafite imari b'ibitangaza bahoraga bavuga, igihe twumvaga ba Majyambere, ba Mironko Plastique, bakavuga abantu nka Mirongo Ingahe twari tubazi kera tukiri n'abana bato muri za mbere. Ngeze mu Rwanda rwa mbere ikintu nabanje kubona ko abantu b'ibihanganye b'abakire bavugaga ikintu bakoze hano ni iki, baba baranakopye n'ahandi bakakiza n'ahantu mu Burayi aho hose bajya. Ndabanza mpera ku mazu. Inzu zo mu Rwanda iya mbere nahimukiyeho ntiwamenyaga hagati y'umuryango n'idirishya, ubwo ntabwo kuba y'amazu y'abaturage ndavuga aya manini yubakwa n'abakire, ukabanza ukabaza aho uri bunyure, ndavuga ariko se hano ukayireba ukareba ko yagiyeho n'amafaranga menshi, ariko ugenda ntibaza ariko se abo bantu bagiye aho bajyaga hose nibura ntibarebaga ahandi uko bubaka ngo bubake nk'abo cyangwa basore n'uwo muntu abubakira. Icyo rero cyo gukopa, cyo kugira ngo urebe n'ahandi ukuntu ibintu bigenda, icyo kuvuga uti ahandi muri iki gihugu cy'Uburayi bageze kuri urwego rw'ubukire babigezeho bati bakoze iki. Mu Rwanda mu minsi yashize twize kugira
za porogaramu na polisi yo gutuza abantu. Abanyarwanda barabanza babigira impaka, baravuga bati ikintu cy'imidugudu, bati imidugudu ni myiza, dukwiye gutuza abantu mu midugudu, ubutaka kugira ngo abantu babwitanure, noneho babukoreshe neza, bugume ari n'ubwabo, ariko abantu bature neza mu midugudu, habe hajyamo n'amashanyarazi, habe hajyamo n'amazi, ndetse hajyamo n'ibikorwa bimwe. Abantu bamwe barabishyigikira, haza kuza babandi batuyobora abandi, baraza bati ntibibaho, bati murashyira abantu mu midugudu, bati abanyarwanda bamenyereye kwiturira mu misozi bakayitaka bakayizenguruka, none mugiye kubavana mu buzima bwabo bari bimenyereye. Tukababaza ariko se iyo misozi batakisha inzu y'ibyatsi rimwe na rimwe nayo iva y'ibyatsi bibiri, icya kabiri imvura igwa ikabamanura mu misozi ikagenda ikabatambuka mu kabande, uriho urambwira ngo abanyarwanda n'ibyo bamenyereye mukwiye kubareka mutyo? Ariko birimo n'agasuzuguro. Ubona ko umunyarwanda yabereye kugenda akajya ku gasongero k'agasozi agashyiraho agasuka ibyatsi gahengamye, ejo imvura ikazaza, havuye imvura y'umuyaga ikaza ikamutwara ikamuhamba mu kabande, ko ari byo umunyarwanda yabereye, ugashaka kubinyemeza ngo niko bimeze. Birimo n'agasuzuguro, ubona ko ari igicucu. Tukanababaza atari ko se iwanyu aho tugenda ko twabonye mutura mu midugudu, kuki ari byiza iwanyu ntibibe byiza iwanyu? Ni ukubera iki? Kandi murabizi hano niyo ugenda mu ndege ureba usanga imidugudu. Ariko kubera ko tutabanje kubasaba uruhushya, batarimo babitubwiye, ndetse ugasanga noneho n'abanyarwanda nabo bahagurutse, ntabwo ari byo rwose tumeze nk'ubumenyi, kubera ko hari abavuze, tukababwira abo banyarwanda bamwe bataragira n'aho bagera, ukamubwira uti ariko i Burayi twe turahagenda, baba mu midugudu. Ubutaka bukagira uruhande, bakabukora neza, bakabubyaza umusaruro nk'uko hano. Ndumva rero ibyo nabibasaba nk'abanyarwanda bari hanze, mukareba cyane cyane mukurirwa mureba n'abantu, abayobozi cyangwa leta, ibyo ni byanyu bikunde, ibyo hari uburyo bwabyo, ushatse wagenda ukayirwanya mu bitekerezo, ushatse wagira ute, ariko hari icyo udakwiye kurwanya. Icyo udakwiye kurwanya ni igihugu cyawe. Abandi bagira ibihugu byabo, barabikunda, barabikorera, barabyitangira. Ibi murimo bimwe barababeshya rwose. Kugeza Imana bo bafite aho bageze, niyo batwakira nyine batwakira by'impuhwe gusa, kubera ko bo bafite n'ubushobozi bwo ariko dukwiye kugira icyo tubasaruramo, tukacyubakisha iwacu. Washaka ukagira iwanyu hano na hariya. Hanyuma ibindi nagira ngo mbashimire, mbifurize ibyiza byose muri uyu mwaka n'ibizaza, kandi mbasaba ko b'abanyarwanda mugakomeza no kurushyigikira igihugu cyanyu, twese bikaba byaduteza imbere. Murakoze.